Reka tubaramutse mwese abo duhuriye kuri uyu murongo, abo Imana yahaye ubuzima tukaba dufatanije kurama no kuramuka, mwese tubaramukije mu izina rya Yesu ngo Uwiteka abahire, dufatanije namwe kwishimira ubu buzima Imana iduhaye ku buntu, dushoboje guhaguruka ku bisasiro ku bari baryamye, abandi bari mu masaha ashobora kuba acumye, ubwo nabo yabahaye uburame bw'amanywa. Twese icyo tumenyera hamwe ni uko kurama kwacu ari ubuntu bw'Imana, dufatanye no kuyishima rero ngo izina ryayo rihimbazwe. Njye tugiye gufatanya muri aya masaha, icyigisho kibanza muri uyu munsi, amazina ni Nirere Abeli. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana rero reka dusenge. Urakoze Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe kutwiyeretse, uduhaye uburame butugejeje muri aya masaha tukiri mu mugabane w'abazima, tugushimiye ko ubikoze, izina ryawe rihimbazwe, uduhe n'imbabazi, gukiranirwa kwacu gukurweho, amazina yacu akomerezwe mu gitabo cy'ubugingo, uduhe umwuka wera ku rugero rukwiranye n'uyu munsi, uzubane natwe mu ijambo ryawe, dusobanurire kandi uduhe kumva, uzadushoboze no kumvira, tubigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko tubwira ngo abahagarariye Imana mu muryango. Abahagarariye Imana mu muryango, Imana yashyize abantu benshi ku isi ariko itoranya abahagarariye abandi. Yashyizeho imiryango igizwe n'umugabo n'umugore n'abana. Ubwo abahagarariye Imana muri uwo muryango ni umugabo n'umugore, abana ni abayoboke babo. Noneho ishyiraho itorero, ishyiraho abakuru b'amatorero n'abadiyakoni, ubwo ni abahagarariye abandi muri iryo torero. Imana yashyizeho za leta zitandukanye mu isi, ishyiraho abazihagarariye. Rero abo bantu bose bafite amategeko Imana yagiye ibaha abareba bakwiriye kugenderaho kugira ngo bayobore abandi. Rero muri uyu mwanya turarebera hamwe noneho abahagarariye Imana mu muryango, uko basabwa kuba bifashe, uko basabwa kuba bameze. Mbere y'uko buzuza ibyo Imana ibasaba, hari ibyo basabwa nabo kuzuza. Ibyo basabwa kuzuza ntabwo bayihagararira batabyujuje. Noneho tugiye kurebera hamwe rero ibyo basabwa kuzuza kugira ngo babe bahagarariye Imana cyangwa se bashobore guhagararira Imana. Turabanza gusoma amagambo aboneka mu gitabo cyo kubana n'Imana buri munsi, ni urupapuro rwa 285. Hari amagambo adusobanurira uko aba bantu bahagarariye Imana. Aravuze ngo ni ngombwa nanone kubaha abahagarariye Imana. Ubwo bagiye kubatondeka bari bo. Baravuze ngo ni abagabura, abigisha n'ababyeyi. Abagabura ni abahagarariye iyobokamana, noneho n'ababyeyi n'abigisha. Aba bantu baravuze ngo bahagarariye Imana, ngo ni ngombwa kububaha. Ariko icyitonderwa, baravuze ngo aba bantu bahamagariwe kuvuga no gukora mu mwanya wayo. Iyo ububashye nayo uba uyubashye. Ababyeyi, abagabura, abigisha bahamagariwe guhagarara mu mwanya w'Imana, ngo nabo ubwabo ngo bashinzwe gukora no kuvuga mu mwanya w'Imana. Ubwo rero abantu bazavuga ibyo Imana yari kuvuga bagakora ibyo Imana yari gukora, basabwa kuba ari abantu bafite imiterere yihariye. Noneho ngo uzabubaha nabo niba bishobora bagahagarara neza muri uyu mwanya, bakajya bavuga ibyo Imana yavuga, bagakora ibyo Imana yakora. Ngo uzabubaha azaba arangije kubaha Imana. Ubwo uzabasuzugura nawe azaba asuzuguye Imana. Noneho iyi Imana, ngo iyo ushatse kubaha Imana wubaha aba bantu, ariko nabo bujuje ibyo Imana ibasaba. Iyo ububashye n'Imana ibimaze kubahwa. Iyo rero nabo babizi ko bahagarariye Imana, basabwa kwitonda cyane bakuzuza ibyo Imana ibasaba. Ngaho
turebe rero ibyo basabwa kuzuza mu gitabo cy'Abefeso. Turasoma mu gice cya 5 cy'Abefeso, twumve ibyo aba bantu basabwa kuzuza kugira ngo maze nabo babe bahagaze neza nk'uko Imana ishaka, ngo bazashobore kuvuga no gukora mu mwanya wayo. 5 Abefeso 33. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda. Impamvu kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. N'ibintu bibiri. Aba bantu kugira ngo babe bahagaze neza, maze bazahagarare nk'uko Imana ishaka, bayivugire, bayikorere, nabo bubahwe Imana bayubashywe. Hano umugabo n'umugore basabwe, umwe asabwe kimwe undi kindi. Umugabo arabwiwe ngo uzakunda umugore wawe urugero nk'uko ujya wikunda. Uzamumara inyota nk'uko ujya uyimara, umumara inzara nk'uko ujya uyimara, umurimbisha uko ujya wirimbisha, umugwe neza mu magambo nk'uko ujya wumva nawe ushaka kugubwa neza, ngo kwa kundi ujya wikunda aba ariko uzamukunda. Ngo impamvu ni ukugira ngo nawe azabone uko akubaha. Ubwo bivuze ngo unaniwe kumukunda nawe kukubaha byamunanira. Noneho mumaze kunaniranwa kuri izi ngingo, guhagarara Imana ntibyabashobokera. Kubajya basoma igitabo, reka nayo tuyabahe. Uyu murongo uratwumvisha neza ko aba bantu nibagirirane kugira ngo bashobokane. Umugabo arabwiwe ngo azakunda umugore, ngo ariko amukunde nka kwa kundi ajya yikunda. Uko twikunda rero turakuzi. Uko ujya wumva udashaka kugira inzara, uko ujya wumva udashaka kugira inyota, uko ujya wumva ushaka kuberwa no kubahwa, nguko ujya wumva ushaka, ngo ariko nawe uzamugenzereza. Hanyuma ngo numara kubikora utyo, ngo uzaba umuhaye uburyo n'umwanya, ngo nawe azabona ko aheraho akubahe. Ni bibi kuba mu muryango ushaka gutinywa aho gushaka gukundwa. Ibyo gutinywa ntacyo bimaze. Iyo umuntu agutinya ntabwo yatinya kuguhemukira, agutinya murebana, ariko abonye uburyo aba yaguhemukira. Rero ntabwo Bibiliya itubwiye ngo bazagutinye mugabo cyangwa umugore atinywa, roze ngo umugabo azagukunde nk'uko yikunda, hanyuma nawe uzamwubahe. Ngaho iki gitabo Imico n'Ubumuntu umuzingo wa mbere 221 naho hati imbaraga y'icyitegererezo cy'ababyeyi. Uburyo bwiza bwo kwigisha abana kubaha ababyeyi babo ni ukubaha amahirwe yo kubereka uburyo se yita kuri nyina, n'uburyo nyina nawe agaragariza se uko amukunda, uko amwubaha, kandi n'uko amuha agaciro. Bamaze kubona urukundo bakundana, abana nabo baheraho biga kwitondera rya tegeko rya 5 no gukurikiza inama y'intumwa igira iti, bana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko ari byo bibakwiriye. Abana mbere y'uko twebwe tuhagararira ngo tubayobore, ngo ntabwo bakeneye ibindi. Ntabwo ikibanza ari ukubategeka, ahubwo ikibanza ngo ni ukubaha icyitegererezo. Ngo bakeneye kubona ukuntu ise ajya yita kuri nyina, ngo bakongera bakareba bakabona ukuntu nyina nawe ajya yubaha se n'ukuntu ajya amuha agaciro. Ngo nibamara kubona ibi bintu byombi, iki cyitegererezo mukibahaye, ukuntu mukundana, ukuntu mwubahana, ngo bizabaha amahirwe nabo bashobore kubaha rya tegeko rya 5 rivuga ngo bana mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Noneho ubwo tunaniwe, twebwe tunaniranwe, abana baba basa n'ababuze ubuyobozi, kuko bagusanze ku isi, ni wowe uyizi, ni wowe uzi ibikwiriye, ni wowe ukwiriye kubaha ubuyobozi, ukabereka umuhanda banyuramo. Noneho iyo mwebwe munaniranwe, abana nabo ubuzima burabacanga, bakabura icyerekezo. Nibasanga mutongana, ubwo bazatongana kuko nibyo basanze. Nibasanga musuzugurana, nabo bazabasuzugura kuko namwe nibyo mukora. Nibasanga mutubaha Imana, ubwo niba yubaha bamaze kumenya kwihitiramo, ariko batarabishobora bazabakurikiza. Ubwo ni twebwe dusabwa kujya imbere, ngo maze abana bakatureberaho. Noneho ngo iki kiramutse kidakozwe, twaba tuyobeje abana, twaba tubagushije mu irindagiza, maze bakazayoberwa iyo bava n'iyo bajya. Muri iki gitabo ni kubana n'Imana buri munsi 172,
haravuze ngo utuntu duto duto two mu buzima nitwo dukuza ibitekerezo mu mugabo n'umugore. Utuntu duto duto nitwo dukuza ibitekerezo by'umugabo n'umugore, kandi tukerekana uko imico yabo iteye, haba mu magambo yawe, mu miterere y'ijwi, mu bimenyetso ukora no mu ndoro yawe. Ushobora kugaragaza umwuka wa Yesu. Uko mujya murebana, uko mujya muvugana, utuntu mujya mukora, ibimenyetso bibagaragaraho bishobora gutuma mugaragara ko murimo Yesu. Umuntu wirengagiza utwo tuntu duto nyamara akishuka ko yiteguye gukorera databuja ibikomeye, azaba mu kaga ko kunanirwa byose. Nuramuka wibwiye ko uri umuntu w'Imana, ukibwira ko uhagarariye Yesu mu itorero mu isi, ngo ariko mu tuntu dutoya ukajya ugaragaza ko utari umukristo, ngo bizasoza byose bikunaniye. Ubuzima ntabwo bugizwe no gutanga ibitambo bikomeye hamwe no kugera ku bikomeye abandi batangarira, ahubwo bigizwe n'ibintu bito. Kwa kundi tujya turebana, kwa kundi tujya tuvugana, kwa kundi tubanye mu bintu byose, ni igipimo, ni urugero. Turamutse tunaniriwe muri ibyo, tunaniriwe mu majwi, tunaniriwe mu ndoro, tunaniriwe mu dukorwa duto duto, ngo bisobanuye ko n'ibinini bizatunanira. Ngaho duhere ku mugabo ibyo asabwa kwirinda kugira ngo ejo atazaba impamvu yo gutuma ibi bintu binanirana. 218 urugo rwa gikristo, ibyo umugabo abuzwa, ibyo abuzwa kugira ngo ibintu bizagende neza. 218 urugo rwa gikristo, kugira ngo uburezi bw'ababyeyi buzagende neza, ngo ni uguhera ku tuntu duto twose tugatungana, hanyuma tukabona kugira icyizere ko iby'Imana dushakaho mu kurera abana bacu bizashoboka. Baravuze ngo umugabo niba ari umunyamahane, agorana, anenga buri gihe ibikorwa byose by'umugore we, ntashobora kubona icyubahiro n'urukundo ahawe n'umugore we, kandi imibanire y'abashakanye izahindukira umugore we ikintu giteye iseseme. Ubwo umugabo n'umugore kugira ngo dushobokane, ibintu bigende neza, ngo ni uko umwe akunda undi akubaha. None hano baratubwiye ngo niba umugabo agize iyi miterere, naba umunyamahane, naba umuntu ugorana, ubwo ni umuntu ku bintu byose, uko batese, uko bashashe, kandi kose aba ari umuntu ushaka ibigora abandi. Ngo naba ari umuntu w'umunyamahane, akaba umuntu ugorana, akaba umuntu uhora unenga ibikorwa byose by'umugore we, ntabwo ashobora kuzabona icyubahiro n'urukundo yahawe n'umugore we, kandi imibanire y'abashakanye izahindukira umugore we ikintu giteye iseseme. Kuko uwo mugabo atigera kuko uwo mugabo atigera agerageza kuba umunyamahoro, umugore we ntazamukunda namba. Noneho ubwo birapfuye rero. Umugore naramuka agiye akabona umugabo we abaye umuntu mubi, utamukunda, noneho uko kudakundana bizasoza icyo bizabyara, ngo ni uko nibamara kwangana no kurera abana bizaba bipfuye. Ko abana ngo bategereje kubabonaho icyitegererezo, bakeneye kubona umwe akunda undi, undi amwubaha, ngo maze bakabona bakuzuza ibyo basabwa mu itegeko rya 5. Nituramuka ngo ibyo bintu tubinaniwe, bizasoza icyo bizakora, ngo ni ugutabana mu rujijo, maze bakayoberwa icyerekezo. Rero ubwo umugabo arasabwa kwirinda ibi ngibi kugira ngo uburezi bugende neza. Ngaho dusome noneho ibyo umugore nawe asabwa kubahiriza. Ibihamya umuzingo wa 2 228. Naho hati 228 228, yego, haravuze ngo mu muryango wawe bwite wahagaze mu mwanya w'agaciro, icyakora ubu mwanya wo kwishyira wo kwiyumvamo ko uri hejuru,
hari inenge ziri mu mugore wawe kandi ukaba uzizi, zatumye habaho ingaruka mbi. Muri kamere ye ntabwo ari umugore wo kuba mu rugo, agomba kwigishwa ibijyanye n'iki cyerekezo. Bivuze ko n'uwashyingiwe ariko icyerekezo cyo kuba umugore atagisobanukiwe. Hari ibyo yagiye akosora kandi akwiriye gukoresha umwete kugira ngo arusheho gukora neza. Ntabwo agira gahunda, ngaho utu tuntu ari tw'ababyeyi b'abagore bumva. Cya mbere anengwa, ntagira gahunda, ntagaragaza ibintu neza, ndetse n'isuku mu byo kwita ku rugo ndetse no mu myambarire. Ubwo ntagira gahunda mu buzima, kugaragaza ibintu byabaye mu rugo neza ntabwo yabishobora, ntabwo agira isuku mu byo mu rugo ndetse no mu myambarire. Byashimisha Imana aramutse amenyereje ubwenge bwe ibyo atazi muri ibi. Ibyo atazi muri ibi ngibi aramutse abyitoje byanezeza Imana. Nihutire hakurya, Imana ntinezezwa n'umuvurungano, ubunebwe no kudatunganya ibintu neza mu muntu uwo ari we wese. Kubura kw'ibi bintu mu muntu ni ibintu bibi, kandi bisa n'ibitera abagabo gukura urukundo rwabo ku mugore. Ibi byatera umugabo gukura urukundo ku mugore. Nsubiremo, kubura kw'ibi bintu mu muntu ni ibintu bibi, kandi bisa n'ibitera abagabo gukura urukundo rwabo ku bagore babo. Igihe umugabo akunda gahunda, abana bafite uburere, n'urugo rugendera kuri gahunda, umugore kandi akaba nyina w'abana, ntashobora guhindura urugo rwe ahantu hanejeje kandi hari ibyishimo niba atagira gahunda. Ngo abungabunga agaciro ke kandi ngo abe afite imiyoborere myiza. Kubw'ibyo rero, abatarashoboye bose gukora ibi bakwiriye gutangira nonaha kwigisha ibijyanye n'iki cyerekezo no kubagarira ibyo bintu nyirizina babura kurusha ibindi. Imyifatire mizima izasohoza byinshi kuri abo babura ibi byangombwa by'ingenzi. Noneho icyo nashakaga ni ijambo rivuze ko umugore naba ariho ariko atagira gahunda, akabaho atagira isuku mu rugo, ngo akabaho atazi gutandamura ibintu, ngo akabaho ngo atazi, ngo icyerekezo cyo kuba umugore atazi icyo ari cyo, ngo kandi afite umugabo wikundira gahunda, umugabo ushaka uburere bwiza, ngo ushaka urugo rwiza, ngo n'ibibi bihabane muri uru rwego, icyo bizabyara ngo umugabo azakura umutima ku mugore we. Ubwo biba bipfuye rero. Twashatse ko mbere y'uko twinjira ku burezi ngo abana tubahe icyerekezo, ababashinzwe nibabanze bagira imico ibaranga. Ubwo umugabo arasabwa kubanza gukunda umugore we kuko yikunda. Ubwo rero kwa kundi ajya yihanganira yaguye mu mafuti, niko asabwa kwihanganira uwo nguwo. Noneho n'umugore nawe nuko bisabwa, ngo akubaha umugabo we. Ariko aya makosa inyandiko ivuze agomba gukurwa mu mico yacu. Umugabo nareka amahane, nareka kuba umuntu ugorana, nareka kuba umuntu uhora unenga ibintu byose, najya agira ibyo yihanganira, najya agira ibyo ahuga. Nanone ngo ibi bintu amenye ko naramuka bigize mu mico ye, ngo bizazana ibiteye isesemo mu mibanire y'abashakanye, kandi bizatuma heba icyubahiro n'urukundo ku mugore we. Umugore nawe yirinde kuba hari umuntu utagira gahunda, utazi imico y'abagore, utagira isuku, umuntu utazi gushyiraho icyerekezo, ngo yirinde kuba umuntu uraho ngo ariko umubajije ubusobanuro bw'ibiri mu rugo ngo ntabyo yamenya, ngo ku buryo ngo abayeho ngo ariko atazi icyerekezo, ntazi icyerekezo cy'umwanya arimo, ngo akwiriye kwigishwa ibijyanye n'icyo cyerekezo. Umugore uteye atya ngo azatuma umutima w'umugabo wumuvaho. Rero ngo ibi bintu ngo akwiriye kubyiga vuba na bwangu, ngo kugira ngo ibyo abura abishyire mu mwanya wabyo. Aha rero ndumva mpavuye kwari kurangira abagabo n'abagore ngo tumenye ibishobora kuduteranya bigatuma tunanirwa inshingano. Noneho tujye ku byo dusabwa ku bana bacu. Abana bacu Imana yarabaturagije kandi ngo izabatubaza. Izabatubaza, ntabwo yapfuye kubaduha gusa, ahubwo ngo izabatubaza. Reka tujye muri iki gitabo, urugo rwa Gikristo, reka
turebe ipaje dushaka gusoma. Abana tubafite nk'indagizo, kandi ngo Imana yabaduhaye izanagaruka kuba tubaza, ntabwo yabaduhaye ngo bigarukiye aho gusa. Reka turebe muri iki gitabo Urugo rwa Gikristo. Mu Rugo rwa Gikristo reka dusome aya magambo. 218 n'ubundi reka ariho dusubira. 218 Urugo rwa Gikristo. Reka turebe neza ayo magambo dushaka gusoma. Ni 282 ahubwo. Reka tuhagere. 282. Yego, haratubwiye hati: uwanga kumvira ubutware bwite bw'ababyeyi aba yanze bityo n'ubutware bw'Imana, kuko twabisomye ko aba babyeyi bahagaze mu mwanya w'Imana. Umwana wese uzanga kumvira ubutware bw'abo babyeyi bahagaze neza mu mwanya Imana yabashinze, ngo azamenye ko yarangije kwanga n'ubutware bw'Imana. Dukurikije itegeko rya 5, ntitugomba kubaha no kumvira. Nari nsimbutse amagambo nshaka ari haruguru, baravuze ngo Imana ubwayo ibashinga imitima yabaragije. Amagambo kansubira haruguru cyane muyumve neza. Ababyeyi bakwiriye ku rugero rwo hejuru gukundwa no kubahwa kuruta uko byakorerwa undi muntu uwo ari we wese. Ngaho mwumva amagambo nari nshaka ko twumva. Imana ubwayo ibashinga imitima yabaragije, kandi basaba kuyisimbura ku bana babo mu myaka yo kubaho kwabo, mu myaka ya mbere yo kubaho kwabo. Imana ubwayo ibashinga imitima yabaragije, kandi basaba kuyisimbura ku bana babo mu myaka ya mbere yo kubaho kwabo. Naya nari nshaka. Noneho ngo umwana uzaramuka yanze ubutware bw'aba babyeyi, ngo azaba yarangije kwanga n'ubutware bw'Imana. Ariko icyo nari nshaka tuzirikana n'iri jambo rivuze ngo ababyeyi bazirikane ko bahagaze nk'abasimbura b'Imana mu myanya yo guhagararira abana babo ngo mu myaka ya mbere. Bivuze ko hari imyaka bazageramo bakaba bashobora kwitekerereza bakifatira ibyemezo, ngo ariko mu myaka ibanza y'ubuzima bw'abana ngo ababyeyi bahagaze mu mwanya w'Imana n'abasimbura. Noneho aha ubwo dushinzwe guhagarara mu mwanya w'Imana rero, mwumva ibyo dusabwa kwitondera mu burezi bw'abana bacu. Umuzingo wa 2 w'ibihamya, urupapuro rwa 200. Nk'abarezi ubwo iriya mico iya mbere dusabwa kuyubahiriza, tukaba turi abantu bahagaze nk'uko Imana ishaka, hanyuma tugatangira urugendo rwo kurera abana bacu. Ngaho 200, umuzingo wa 2 w'ibihamya, reka naho tuhasome. Kampere kuri 196. Mwene data mu kwezi kwa Kamena gushize neretswe imibereho yawe. Hari umurimo ugomba gukora wo gukosora inzira yawe. Ntabwo ubona uwo uriwe, imibereho yawe yabaye ikosa. Ntabwo ukurikiza inzira y'ubwenge n'imbabazi mu muryango wawe. Ubwo ni umugabo uri gukosorwa. Usaba gukorerwa buri kantu kose. Uyu mugabo ngo ajya asaba gukorerwa buri kantu kose mu muryango. Nukomeza kugendera mu nzira umaze igihe ugenderamo ku bijyanye n'umugore wawe n'abana bawe, iminsi yo kubaho kwe izagabanuka. Nubana ngo n'abana bawe bazagutinya, nyamara ntabwo bazagukunda. Wiyumvamo ko imigenzereze yawe ikurikiza ubwenge bwa Gikristo, nyamara muri ibi urishuka. Uyu mugabo inenge anengwa yabayeho ngo yashatse kujya korera utuntu twose, kwicara mu rugo kumva utuntu twose ari ukumukorera, ngo kandi akababikamwo ubwoba. Abana n'umugore bagahamuka bakamutinya. Baravuze ngo
nukomeza ubuzima nk'ubu ngubu, icyo uzakuramo imyaka y'umugore wawe y'uburame izagabanuka, ikizakurikiraho abana bawe bazagutinya, ikizakurikiraho ntabwo bazagukunda. Noneho iyi ni inenge mu burezi ikwiriye gukosorwa. Kubaho wumva ushaka kubaho ubuzima bwo gutinywa ntabwo ari byiza. Ngaho twihutire hirya kuri 200 hati ngo utegekesha inkoni y'icyuma mu muryango wawe, utegekesha ubukana abana bawe. Ntabwo abana bawe bazagukunda binyuze muri ubu buryo bw'iyi miyoborere. Gutegekesha inkoni y'icyuma y'agahato, abana bawe n'umugore bakajya bakorera kuri ndapfa. Icyakora kuri ubu amategeko arengera igitsina gore yamaze kugwira, ahubwo ku buryo ubona abagabo aribo bari guhindukira bakajya kuri ndapfa. Ariko umuntu wese uhagaze mu mwanya wo kuyobora umuryango utuma abandi bakorera ku bwoba, arakorera mu mwanya utari wo, ntabwo akorana n'Imana. Baravuze ngo ikizakurikira ibi bintu, baravuze ngo utegekesha inkoni y'icyuma mu muryango wawe, utegekesha ubukana abana bawe. Ntabwo abana bawe bazagukunda binyuze muri ubu buryo bw'imiyoborere. Ntugaragaza koroha, urukundo, amarangamutima asusurutse. Ibi ntabyo agira uyu mugabo. Ndetse n'ikinyabupfura ku mugore wawe nabyo ntabyo agira. Ahubwo ufite ubukana ndetse ukamukandamiza, umushyiraho amakosa kandi ukamuhinyura. Umuryango uyobowe neza kandi uri kuri gahunda urashimisha mu maso y'Imana n'abamarayika bakorera abantu. Iyo umuryango uhagaze neza, uyobowe neza muri gahunda, ushimisha Imana n'abamarayika. Ugomba kwiga uburyo bwo gushyira urugo kuri gahunda, hakaba ahantu hatuje kandi hashimishije. Hanyuma urimbisha urugo icyubahiro gishimishije. Uwo mwuka abana bazawakira, kandi gahunda, kudahindagura imikorere no kumvirwa kwanyu mwembi bizahita biboneka. Nimba abanyagahunda, urugo mukaruhindura ahantu hashimishije, ahantu harangwa n'umwuka mwiza, ntimuhindagura ibintu n'imikorere. Uku kwifata neza kwanyu binezeza Imana n'abamarayika, ngo bizatuma namwe mwumvirwa mwembi, muzahita kumvirwa kwanyu mwembi bizahita biboneka. Ngo bati mbese wahaye agaciro icyo umwana ari cyo, ndetse naho ari kwerekera. Ni ikibazo babajije, n'uyu mugabo ari kubaza, wahaye agaciro mbese wahaye agaciro ngo wahaye agaciro icyo umwana ari cyo, ndetse wahaye agaciro naho yerekeza. Abana bawe ni abagize umuryango w'Imana bakiri bato. Ni ukuvuga ko ari abavandimwe bawe wahawe na So wo mu ijuru ngo ubiteho, ubatoze kandi ubarerere ijuru. Aba bana ni abavandimwe bawe. Iyo umuntu amaze kubyara akabyirura, ngo aba yibyariye bene nyina. Ubu byaye abajyanama bawe n'abazagukosora n'abazakugeza ku iterambere. Ngo ni abavandimwe bawe Imana yaguhaye ngo uzabayirerere. Igihe ubafata nabi, nk'uko wakunze kubigirira kubibagarira kenshi, yabafashe nabi ngo anabibagarira kenshi. Mbese uzirikana ko Imana izaguhamagara ngo usobanure iyo migirire yawe. Ujye ubyibuka ko hari umunsi uzagera Imana ikaguhamagara ukaza gusobanura ukuntu abo bana wabafashe. Ntukwiriye gukoresha abana bawe mu buryo bubi utyo. Umwana ntabwo ari ifarashi cyangwa imbwa utegeka ukurikije ubushake bwawe burimwo ubwirasi. Ntabwo abana bawe ari ifarashi yikorera imitwaro igenda ku gahato kubitwa imikoba. Ntabwo ari imbwa utegeka uko wishakiye ukurikije ubwirasi bukurimo, cyangwa se utegekesha inkoni cyangwa ikiboko mu bihe ibyo ari byo byose, cyangwa se ukabakubitisha ikiganza cyawe. Abana bamwe ni babi muri kamere yabo ku buryo biba ngombwa kubaha igihano kibabaza umubiri. Nibyo, umwana wamukubita umunyafu, Bibiliya irabyemera. Nyamara ibihe byinshi igihano nk'iki gituma ibintu birushaho kuba bibi.
mbese ubwo umwana, gukubita umwana inkoni ngo bikwiriye kwitonderwa nk'uko dogiteri yitonda agiye gutera urushinge. Ntabwo ari ugupfa kumva umwana akoze icyaha ngo uze ufite uburakari uje guhorera ikintu cyawe. Yamennye igikosi, urarakaye uje kumukubita. Ubwo uri guhorera igikosi cyawe, ntabwo uri kurera umwana. Ahantu hose umwana yakosheje, ngo iyo ugiye kumukubita urakajwe n'icyo cyakozwe, ntabwo uba uri kumurera, ntuba uri kumuyobora, ahubwo wowe uba uri umuhozi uri guhorera ibyawe byagenze nabi. Rero ibi ngo ntabwo bigenda neza. Mbere y'uko inkoni ihagurutswa, ni umunyafu, ntabwo ari inkoni, ni akanyafu ku mwana ubikwiriye. Ngo ariko uzabikore witonze, kuko ngo iyo bikoreshejwe nabi kenshi bibyara umusaruro mubi. Ukwiriye kwitegeka, ntuzigere na rimwe uhana abana bawe ufite ubukana cyangwa urakaye cyangwa udatuje. Mbese ubwo mbere niba hari byagenze nabi, uzabanze nawe witujishe, wisengere, wimare uburakari, wishyire ku murongo, ngo ntukazigere umuhana urakaye cyangwa udatuje. Bahane mu rukundo, ubereke ko udashaka kubababaza. Ntukazamure na rimwe ukuboko kwawe kugira ngo bakubite, niba utabasha gupfukama imbere y'Imana udafite umutima ukurega ngo uyisabe umugisha ku bijyanye n'igihano wenda kubaha. Niba icyo kintu nawe imbere y'Imana mbese usubiyemo ari ikintu nawe cyakurega, hari ukuntu umuntu ahubuka agakubita nawe ugasigara wicuza, ugasanga wakosheje, wihuse wamuhoye n'ibitari byo, wamukubise ahadakubitwa, wamukubite ahadakubitirwa, wavuze nabi. Ngo uyu ubanza nawe wiga umurongo w'ukuntu umwana ahanwa, ngo niba iki kintu utahangara gupfukama imbere y'Imana ngo mujyanirane muri iki gihano, uyibwire ngo mfasha muri iki gihano, ngo niba atari uko byagenda ntugahangare kuzamura ukuboko ngo ukubite umwana wawe. Noneho ngo bati, shaka uburyo mu mitima y'abana bawe habamo urukundo. Mbese igihe cyose uri kubahana, ujye ubahana ngo ariko uri gushakisha ukuntu batazakwanga, ahubwo habemo urukundo arirwo rujya imbere. Shyira imbere yabo impamvu zihanitse kandi z'ukuri zo kumenya kwifata. Ntugatume batekereza ko bagomba kugandukira ubuyobozi bwawe, kuko ari ubushake bwawe ntavuguruzwa. Mbese ntibakajya bakumvira ari ubwoba barihahamuka, ahubwo bajye bakumvira ari ukugukunda, bakumvire wabigishije. Mbese ubwo tujye tubanza kwigisha, dukurikizeho gutegeka. Noneho abana be gukorera kuri ndapfa, ngo ahubwo bajye bakora ibintu ngo be kujya babikora kubera yuko ari itegeko, mbese bari kumva bapfa baramutse batabikoze. Kuko ari abanyantege nke, wowe ukaba uri umunyembaraga. Ntibakajya bakora ibintu kubera ko bari gutinya imbaraga zawe, bo ni abanyantege nke, wowe uri umunyembaraga. Kuko nubikora utya, ibi nibyo bijya bibyara ingaruka. Abana tukabategeka bakiri batoya, bigira haruguru bakigumura kubera ko bayobotse ari abanyabwoba, none ubwoba burashize nabo bagize imbaraga. Ngo rero uyu ukunda gukora ukoresheje uburyo bw'imishyikirano, ibiganiro, amabwiriza, amategeko akurikireho. Ngo we kujya wumva unejejwe nuko abana bakumvira ko uri umunyembaraga, bo bakaba abanyantege nke. Kuko ari abanyantege nke, wowe ukaba uri umunyembaraga. Kuko uri se, bo bakaba ari abana. Niba ushaka gusenya umuryango wawe, uzakomeze gutegekesha imbaraga za kinyamaswa, uzabigeraho nta shiti. Niba ushaka gusenya umuryango wawe, uzakomeze utegekesha imbaraga za kinyamaswa. Uhata umugore wawe, uhata umugabo wawe, uhata abana bawe. Ngo ibi bintu byo guhatana, byo gukoresha mu muryango amategeko y'icyuma, ibi bibaho bihereye ku mugabo n'umugore, uwaramukanye imbaraga akahegeka mugenzi we, ufite ubushobozi, ufite amafaranga, uwaramukanye ubutware bitewe n'uko ubushobozi bwaramutse, agahata mugenzi we akamuhagika. Abana bikaba nk'uko nguko. Ngo niba ushaka gusenya urugo rwawe, imbaraga uzakoresha no gukomeza gutegekesha agahato. Ubwo rero turasabwa gukosora. Abagabo bakosora amahane yabo, abagore bakosora amahane yabo, bakosore kutagira gahunda. Duhagarare nk'uko Imana ishaka, natwe turimbe, mbese tugire umurimbo n'isuku mu bintu. Niba bahagarariye abakora protokole y'abayobozi bayitunganya ari abantu, iyi Imana yikwiriye kuba irenzeho. Noneho dukwiriye kuba turi abantu bahagaze neza mu myanya yacu, hanyuma tugatangira umushinga wo gukorera Imana, mukorera abana bacu. Ngo ariko
nabo nujya kubarera ngo uzirinde kwinjirana ubukana, kujya ukoresha inkoni, kiboko, amahane, kubatuka, kubacyarika, ku imihigo. Oya, ngo jya winjira neza nk'umuntu uzi yuko uri gukora ibintu bizagira ingaruka y'ubuzima bwose. Ngaho 173 kubana n'Imana buri munsi. Umunezero w'umugabo we n'abana bigomba kugirwa nyambere na buri mugore wese, ari we nyina w'abana, kuruta ibyo yifuriza abandi bose. Ubwo umubyeyi w'umugore, kuko ari we ngo niwe mutima w'urugo, niwe muntu uriho mu rugo ameze nk'aho ayoboye, nk'uko imodoka abagenzi bose baba bazi yuko shoferi ari we muntu usa n'ufashe ubuzima bwabo mu ntoke. N'umugore mu rugo, uretse ko isi iri kujya itujyana ahadakwiriye, ugasanga nabo byarahindutse, baragiye mu yindi mishinga, ingo zigasigara zaratakaye. Ariko uburyo bwiza ni uko ngo umugore nashaka agira abakozi bamukorera, ariko ubuyobozi bw'urugo bwo mu nzu, kumenya ngo abana bararya bate, bararya giheke, barambara bate, barambara ryari, gahunda zo mu rugo, ngo agomba kwita ku bana be, akita ku mugore we, ku mugabo we, ngo kuruta uko yita ku bindi bintu ibyo ari byo byose. Ibindi bijye biza ku mwanya wa kabiri, ngo ariko ibi bintu yamaze kubitunganya. Ngaho ubwo turi kugenda kwihutira kumenya ngo ni ibiki dusabwa kuri buri kantu kose. Noneho iki kiramutse kidakozwe, ubwo umugabo ntacyo yakora ngo ajye mu mwanya w'umugore we, byaba bitandamye, kuko n'umugore atahagarara mu mwanya w'umugabo ngo bishoboke. Ngaho dukomeze muri iki gitabo n'ubundi kubana n'Imana buri munsi. Reka turebe amagambo dushaka muri iki gitabo. Reka turebe. Yego, ni urupapuro rwa 21. Haratubwiye ngo abitondera amategeko y'Imana bita ku bana babo bashishikaye cyane. Abantu bariho bitwa ko ari abakristo bubahiriza amategeko y'Imana, ngo bamenye ko kwita ku bana babo ngo kandi bashishikaye cyane ngo ni ihame, buzuye ibyiringiro n'ubwoba. Mbese biringira Imana, kuko yatanze isezerano muri Yesaya 49:25 ngo kuko ari njye uzakurwanira n'ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe. Ubwo hari ibiturwanya bikwiriye kudutera ubwoba, ariko hari n'isezerano ko Imana izadufasha rikwiriye kudutera ibyiringiro. Noneho baravuze ngo aba bantu bakwiriye kuba bahagaze neza, bashishikaye cyane mu kuyobora abana babo, ngo ariko bakagira ibyiringiro, bakagira n'ubwoba. Bazatangazwa n'uruhare rukomeye bazagira mu ntambara ikomeye ibategereje. Intambara idutegereje yo kurera abana bacu ni intambara mu zindi zose, ngo ariko tuzatangazwa n'uko harimo uruhare rwacu rukomeye. Umugore uhangayikishijwe n'abana be aribaza ati ni iyihe nzira bazayoboka? Ngo iki kintu kigomba kwitabwaho. Umubyeyi w'umugore akajya yibyibazaho, ngo ukibaza ngo ni iyihe nzira abana banjye bazayoboka? Nakora iki kugira ngo mbategurire gusohoza neza uruhare rwabo, kugira ngo bazahabwe icyubahiro cy'iteka? Umubyeyi w'umugore ngo ibi bintu agomba kujya byibazaho, kwibaza ngo ni iki nakora ngo abana banjye bazabone icyubahiro cy'iteka, ubwo n'ubugingo buhoraho. Ni iyihe nzira nabayoboramo? Inshingano zikomeye ziri kuri mwe babyeyi b'abagore. Mushobora gufasha abana banyu bagakuza imico itazigarurirwa n'ikibi, cyangwa ngo ikururwe nacyo. Ibiramambo ikizayobora kandi kigatera abandi gukora ibitunganye, binyuze mu masengesho yanyu amaramaje kandi yo kwizera. Mubasha kunyeganyeza kwa kuboko kunyeganyeza isi. Ababyeyi b'abagore ngo nibaramuka bapfukamye bagasenga, ngo amashengesho yabo azanyeganyeza ukuboko kwa wa wundi ufite ubushobozi bwanyeganyeza isi. Ubwo ni Imana. Mbese ubwo Imana bazayisenga ku buryo nayo izakorwaho igahagurukira kubafasha. Data wa twese ntajya yirengagiza amashengesho y'ababyeyi b'abagore. Ntiyabasezerera amaramasa
ngo atume mwebwe n'abana banyu muhangana n'ibitero bya Satani byo mu rugamba ruheruka mwenyine. Ubwo ababyeyi b'abagore intwaro bazarwanisha, ya mbere ni icyitegererezo bagisangiye n'abagabo. Icya kabiri ngo ni uko mu bindi bintu byose bitaho ngo bizaze ku mwanya wa kabiri, ngo ariko ab'umuryango bazaze ku mwanya wa mbere. Inshingano ya gatatu ngo nibakoresha amashengesho cyane, ngo ku buryo amashengesho azanyeganyeza wa wundi ushobora kunyeganyeza isi. Noneho ngo nibabikora batya, Data wa twese ntabwo azigera yirengagiza amashengesho y'ababyeyi b'abagore, ntabwo yabasezerera amaramasa ngo atume mwebwe n'abana banyu muhangana n'ibitero bya Satani byo mu rugamba ruheruka mwenyine. Nidusenga amashengesho y'ababyeyi b'abagore ngo akazamuka akaba menshi ku bana babo, bakoresha kwiyiriza ubusa mu rwiherero, mu ruhame, ngo aba bana basengerwe cyane, ngo Imana ntabwo izadutererana muri iyi ntambara iheruka turwana n'ibitero bya Satani. Ni ahanyu gukorana kwicisha bugufi n'ubudahemuka, maze Imana nayo igakomeza umurimo w'amaboko yanyu. Noneho ababyeyi nibahagurukire gusenga, nibahagurukire gutungana, batanga icyitegererezo. Ngo muri iki gitabo nasomagamo amagambo avuga ngo mu rugo dusabwa gukoresha ngo icyitegererezo n'amahame. Noneho ngo twizere ko ngo tugire ibyiringiro ariko tugire n'ubwoba. Urugamba rurahari rwo kurwana n'ibitero bya Satani ngo bishaka kutunyaga abana muri iyi minsi iheruka, ariko n'amasezerano arahari ko Imana nayo itazadutererana, ko izabana natwe igakomeza amaboko yacu. Umurimo wo kurema imico ababyeyi bakoze mu mibereho yabo hano ku isi, abo mu bikari byo mu ijuru barawubashimira bati nuko mugaragu mwiza. Bafite ibyishimo bitavugwa. Ababyeyi babonera ikamba, ikanzu, inanga bihawe abana babo. Ngo ni ku musozo w'urugamba. Imbuto yari yarabibwe mu marira n'amasengesho menshi, ndetse bisa nk'aho ari ugugosorera mu rucaca. Ku musozo umusaruro wayo wabaye ibyishimo n'umunezero, abana babo bari bacunguwe. Noneho icyo dusabwa, aya ni amasezerano ko tuzanesha, ariko icyo dusabwa nicyo nshaka kugira ngo twiteho. Abagabo n'abagore nibakosora imyitwarire, ngo nibakundane bubahane. Kabiri, ngo ababyeyi b'abagore nibamenye ko mu byo basabwa gukora, ngo ibindi byose bizaze ku mwanya wa kabiri, ngo ariko kwita ku mugabo n'abana ngo bijye biza ku mwanya wa mbere. Igikurikiyeho cya gatatu ni uko igihe cyose tugiye kuyobora abana bacu, tugiye kubahana, tugiye kubategeka, ngo tujye twirinda gukoresha inkoni y'icyuma, ngo mbese ngo twe kujya dukorera mu bintu byo kubatera ubwoba ngo bayoboke ibyacu ari ubwoba, ngo ahubwo tujye dukora ibishoboka byose ngo batubonemo ko tubakunda. Ibi bizadufasha nubwo ku bakristo, ibi bireba abantu bose bitwa ababyeyi bagifite ubwenge bwiza, ariko abakristo iyo bibagezeho biba akarusho kuko bafite amategeko y'Imana bakaba bayihagarariye nk'uko twasomye. Noneho iyo abana badukunda, icyo guhindura umwana ngo azabe umukristo cyo ntabwo kiri mu bushobozi bwacu. Twebwe dusabwa kubarera, twabatoza bakazavamo abantu bafite ikinyabupfura, abantu bafite ubwenge bwiza, abantu batari abahemu. Noneho kuzaba abakristo byo niba bihitamo bakabitekerezaho, bakumva babikunze, bakabihitamo, Imana izabaha umwuka wera b'abakristo nkatwe. Ariko ntawe ubyara umukristo, ntawe ubiraga undi, ahubwo bazabihitamo. Ariko kubarera tukabarinda ibibi, buriya n'abadasenga bose ntibasa. Hari abadasenga ariko b'imfura b'inyangamugayo, ahubwo baruta abasenga babi. Noneho abana bacu icyo tuzakora ni ukubagira beza mu mico, tukabarinda kuba babi, kwiyandagaza, guhemuka, kuba inkundamugayo, tukabagira abantu beza b'imfura. Noneho bakaba bari ku isi atari ikibazo, ahubwo ari igisubizo ku bandi. Noneho ngo nitubageza kuri urwo rugero, kuzakunda iby'Imana no kubiyoboka no kuyikorera mu rwego rwa gikristo, byo bizaterwa n'uko bazabihitamo. Noneho ibyo biranditswe muri iki gitabo, ubutumwa ku basore, ngaho tuyasome 335. Haravuze ngo bana, Imana yabonye ko bikwiriye maze ibaragiza ababyeyi banyu kugira ngo babigishe kandi babatoze ikinyabupfura, bityo bakora uruhare rwabo
mu kubaka imico yanyu ibereye ijuru. Ababyeyi bashyizweho ngo bazarere abana, babatoze ikinyabupfura, babatoze imico myiza ibereye ijuru. Ibyo rero numva ni nk'ibitirano, ni ababyeyi babibatoza ariko si abana bari bashobora kubyihitiramo. Nyamara kandi biri mu nshingano yanyu kuvuga niba muzakuza imico ya gikristo mukoresha neza ibyiza mufite mukomora ku babyeyi bubaha Imana. Urumva ko abana nibo bazafata umwanzuro wa nyuma. Ni ukuvuga ngo twebwe ababyeyi icyo tuzakora ni uguhagarara neza tukabatoza icyitegererezo cyiza batubonaho. Kabiri, kubayobora neza mu bugwaneza, ngo tubatoza ibikwiriye ijuru, ngo ikinyabupfura. Hanyuma ku musozo, ko twasomye mu rugo rwa Kristo ngo Imana yarabaduhaye ngo tuyisimbure, ngo tuyihagararire mu myaka yabo ya mbere. Noneho mu myaka yabo ya nyuma bamaze kuba bakuru, ngo nibo bazihitiramo, ngo bazahamya niba bazakomeza iyo mico bahawe n'ababyeyi bubaha Imana. Nibo bazabihitamo bagakiranuka, ko bazakuza iyo mico myiza bakomeye ku babyeyi bubaha Imana, bakiranuka kandi basenga. Abo nabo babyeyi bubaha Imana, barakiranuka kandi barasenga. Abana bari kubwirwa ngo nimwe muzemeza niba iyo mico muzayigenderaho mukomora kuri abo babyeyi. Guhagarika umutima kose, gukiranuka kose ababyeyi bagira mu cyimbo cy'abana babo, ibyo byonyine ntibishobora gukiza abo bana. Twebwe ababyeyi niduhagayika tugasenga tukuzuza ibitureba, ibyo ni byiza. Mu myaka ibanza tuzabageza ku rugero rukwiriye, ngo ariko mu myaka ikurikiraho nibo bazahamya niba ibyo twabatoje bazabikurikiza. Naho nibatabikora, ngo guhangayika kw'ababyeyi, gusenga, gukiranuka kose tuzagira, ntabwo bizakiza abo bana. Hari umurimo abana bagomba gukora. Buri mwana wese afite inshingano yihariye agomba gukora. Babyeyi bizera Imana, mufite umurimo ukomeye ubari imbere wo kuyobora intambwe z'abana banyu, niyo haba mu byo bahura nabyo mu by'umwuka. Ngo ni ukubayobora mu buzima busanzwe no mu bya gikristo, nabwo tukabafasha ngo igihe hari ibyo bahura nabyo. Igihe bazaba bakunda Imana by'ukuri, bazabashimira kandi babubahire uko mwabitayeho ndetse no gukiranuka mwagaragaje ubwo mwakumiraga ibyifuzo byabo kandi mugaha umurongo ibyo bashakaga. Nibamara gukura bamaze kumenya guhitamo, bazajya badushimira uburyo twabafashije, uburyo twabagobotse muri ibyo bihe. Noneho icyo ababyeyi basabwa mu kuyobora abana ntabwo ari inkoni nyinshi, ntabwo ari ibitutsi, ntabwo ari ibitsure bikarishye. Oya, baravuze ngo niba ushaka gusenya urwawe ngo uzakomeze ushyiremo amategeko nk'aya k'inyamaswa. Ngo ibyo bintu byo guhata, ngo ugatuma mu rugo babaho bagutinya bahahamutse, ngo icyo bizakubyarira ni uko ku musozo w'ubuzima ibintu bizahinduka, ubuzima bukabiha. Noneho andi magambo nshaka gusoma ni mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 5. Reka naho pasoma aya magambo. Ni urupapuro rwa 305. Baravuze ngo ababyeyi bagomba kuba biteguye gusobanura iby'imirimo bakoresha amaboko yabo. Bakwiriye kugira ubuhanga no gushikama kugira ngo bakore umurimo wabo mu budahemuka. Umurimo w'ababyeyi ukwiriye gukorwa ngo ariko birinda guhemuka no mu mwuka w'ukuri. Nibakore mu budahemuka kandi bakore mu mwuka w'ukuri. Bagomba gutoza abana babo kugira ngo babe ingirakamaro, bakuza impano bahawe n'Imana. Gutsindwa muri ibi ntibigomba kuba ibyo kurenzwa ingohi. Ababyeyi niba bananiwe gutoza abana babo, bakabananirwa kubarera mu budahemuka, bakananirwa kubakorera mu manyakuri, bakananirwa kubafasha gukuza impano Imana yabashyizemo, ngo ibi nibitsinda ababyeyi ntibikarenzwe ingohe cyangwa ntibikarenzwe amaso, ntibikirengagizwe. Ahubwo ni ikibazo itorero rigomba kwigaho no gufatira ingamba. Ubwo muri kumva ko ni ihame nk'andi yose. Uko umubyeyi asabwa kutazaboneka ari kunywa inzoga, ntaboneke mu busambanyi, ntaboneke mu kwambura, ngo ni nako itorero rigomba kubyitaho, ngo abana ntibarenzwe amaso, ngo ababyeyi babandagaze babajugunye babafata uko bishakiye, ngo hanyuma itorero ribirenze amaso. Baravuze ngo itorero ahubwo rizabifatira ingamba, kubera ko cyazakururira ababyeyi umuvumo w'Imana.
ubwo ababyeyi nibaramuka batitaye ku bana ngo ntibabafashe bagapfa kubafata uko biboneye, baravuze ngo ni ukubarera mu budahemuka, ni ukubarera mu mwuka w'ukuri, ni ukubatoza kubaho, ni ukubatoza kugira ngo bazabeho ari ingirakamaro, bashobore gukuza impano bahawe n'Imana. Ngo ababyeyi nibatsindwa muri ibi bintu ntibabishobore, ikizakurikiraho baravuze ngo ibi bintu ntibikarenzwe ingohe, ahubwo itorero rizabyiteho ibifatira ingamba, kuko ari ibintu byazana umuvumo w'Imana ku babyeyi n'umugayo. Ibigaragazo byazanira umuvumo w'Imana, byazanira ababyeyi umuvumo w'Imana n'umugayo, ibigaragazo bishishana ndetse n'ingorane ku itorero. Izi ni ingaruka zavamo kujugunya abana bakabafata uko biboneye, bizazana umuvumo w'Imana ku babyeyi, bizabashyiraho umugayo, bizazana ibigaragazo bishishana, kandi bizazana ingorane mu itorero. Ubwo ababyeyi niba bari aho basenga ariko abana ari inyandagazi barajugunye batabitaho, ngo bizahinduka umugayo ku itorero, umuvumo w'Imana uzagera kuri abo babyeyi n'umugayo w'Imana ubabeho. Ngo kubw'ibyo itorero ntikajye ribirenza ingohe, ngo ahubwo rizabifatira ingamba. Ibibembe by'umwuka byanduza kandi bigahumanya imibiri n'ubugingo by'abasore akenshi bikomoka ku kunanirwa gucyaha no kuyobora neza abakiri bato. Ibibembe by'ibyaha byanduza urubyiruko ngo akenshi bitangira muri kwa kunanirwa kubayobora bakiri batoya, noneho abantu bakabafata nabi, bakazibuka kubitaho ari uko batangiye gukora ibyaha by'inkorarugomo. Kandi iki nicyo gihe cy'uko hagira igikorwa ngo hagenzurwe akaga bimaze guteza. Noneho ibi bimaze guteza akaga ngo bikwiriye kwitabwaho cyane. Reka tugana ku musozo, reka dusome aya magambo ariyo tuza gusorezaho. Ni ku rupapuro rw'102 kubana n'Imana buri munsi. Reka ariho dusoreza. Hari aya magambo atubwira ngo, haravuze ngo hari benshi badakurira mu buntu bitewe n'uko batajya bitoza iyobokamana yo mu muryango. Abagize imiryango bagomba kwerekana ko bahorana imbaraga iva kuri Kristo, bagomba gutera imbere muri buri kamenyero n'ibikorwa, bityo bazaba berekanye ko bahoza ubwenge bwabo, ko bahoza mu bwenge bwabo igisobanuro cyo kuba abakristo. Iyobokamana mu muryango niryitabwaho, nibwo bizagaragara ko akamenyero k'ubukristo kaba mu bantu. Abashoboye kuba abakristo mu rugo iwabo ntibazananirwa kuba abakristo mu itorero no mu isi. Abantu mu rugo nibatunganya, umugabo agahagarara neza, umugore agahagarara neza, abana bakaba mu mwanya wabo, mu itorero bizagenda neza, no mu baturanyi. Ubwo nibavuze mu isi aho hirya tudasengana, naho ngo kuba abakristo bizadushobokera. Ubuntu bw'Imana bubasha gutura gusa mu mutima uhora witeguye kwakira imbuto z'ukuri kw'agaciro. Amahwa y'icyaha yamera mu butaka ubwo ari bwo bwose, kandi ntabwo akeneye kwitabwaho. Nyamara ubuntu bwo bugomba guhingirwa, bukabagarwa mu buryo bwitondewe. Ibyo ibyaha byo bizajya byiyadukiza, ariko kuba abakristo byo bizabagarirwa iteka ryose. Amahwa n'ibitovu bihora byiteguye kumera, niyo mpamvu umurimo wo kwezwa ugomba guhora ujya mbere ubudakuramo. Igishoboza umuntu kugira imico y'igikundiro mu muryango ni nacyo kizatuma agira igikundiro mu bikari byo mu ijuru. Niba mu muryango umugabo afite igikundiro, umugore akakigira, abana bikaba bityo, no mu ijuru nicyo bazadukundira. Ubwo niba mu muryango byanze, ubwo no mu ijuru bizaba byanze. Niba ugomba kuba umucyo w'isi, mbere ya byose uwo mucyo ugomba kumurika mu rugo iwawe. Mbere y'uko tubwiriza isi, ubwo niduhera iwacu. Aha ni ukuvuga ko ubuntu bwa Kristo bugomba kwigaragariza mu mico yawe, ukarangwa n'igikundiro, kwihangana n'ubugiraneza, ariko utajenjetse. Ukeneye guhora utoza intekerezo n'umutima mu buryo buhanitse, nk'umwana w'Imana wicisha bugufi. Emera kwigira mu ishuri rya Kristo, ujye uhora ushaka uko wateza imbere ubushobozi bwawe, kugira ngo ubashe gukora umurimo unoze kandi utunganye mu rugo iwawe. Ukoresheje
icyitegererezo n'amahame. Ya magambo nashakaga nayo ngo mu rugo iwacu tujye dukoresha icyitegererezo, dukoreshe n'amahame. Mureke umucyo n'ubuntu bw'Imana burabagirane mu mico yanyu, kugira ngo izuba ribashe kumurika mu ngo zanyu. Imana idufashe buri wese ahagarare neza, umugabo n'umugore, hanyuma uburezi tubutangirire aho bukwiriye, tuzasuzanye n'abacu, kandi turinde itorero umuvumo, kandi n'isi tuyiheshe umugisha, mu izina rya Yesu, amen.